ni yacu no ubugingo buhoraho. Ubu dutangiye tubabwira uburyo abantu b'Imana bakwiye kubaho, bakabaho bakijijwe kandi banezerewe kandi buzuye Mwuka Wera. Haleluya. Buriya kugira ngo mbabwire ibintu bituma abantu buzura Mwuka Wera cyangwa se bagahora bafite isura y'Imana, nuko baba ari abantu bafite ubugwaneza. Ubundi iyo bavuze ubumuntu Ikinyarwanda tuzi kumva ni umuntu ufite ubumuntu, ni umuntu mwiza, umuntu ubona umuntu ufite ikibazo nawe akumva bifite icyo bimuhinduyeho, akumva nawe yari ukuntu yabigenza ngo bamufashe. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo reka tureme umuntu agira ishusho natwe, reka tureme ikinyabuzima gifite ubushobozi nk'ubwacu, gifite isura ya hafi yo kuba isura yacu hafi aho. Niyo mpamvu bavuze ngo tugire ubumuntu, burya umuntu yigana Imana, ishusho y'Imana. Haleluya. Reka twongere tubabwire iyi channel ubugingo buhoraho, Eternal Life TV, La Vie Éternelle TV. Uyu munsi tugiye kubabwira isomo rigaragaza ko Imana yera. Muri Bibiliya hari isomo bavuze bivuga ngo uwera uwera uwera, se hori hori hori. Isomo riboneka mu Byahishuriwe igice cya 4:8. Bavuga ngo reka turisome, tuvuga tunarisoma, ariko tuvuga turisoma ibice 4:8. Turaza gusoma ku 7 inyuma. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda, ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti uwera 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 niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Turaza gusoma ngo ibyo bizima bihicaye kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose, icyubahiro bikayihimbaza, ikayiha n'amashimwe menshi. Ntabwo tubuze gukomeza, ahubwo reka dusome no mu zindi ndimi kugira mwumve uko babivuze mu Gifaransa. Dans le français on dit que Apocalypse chapitre 4 verset 8, on dit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 yeux, et ils sont remplis de tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, c'est et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui est et qui vient. Car les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. C'est ce qu'on dit en français. Essayez de nous laisser parler en anglais. Let us speak in English. Please listen about the holiness of God. The holiness of God. When the voice says, holy, 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 it is meaning that God and His love can be ready to understand their creature said, holy, holy, holy. Let us read Revelation chapter 4 verse 8. The 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Whenever the living creatures
give glory and honor and thanks to him who sits on the throne or kingdom, who live forever and ever. That is mean the four living creature have a four kind in the face. One is like have a face like lion, another creature like a calf, another creature have a face like a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. You know eagle? In the face, eagle. This is the four creature. Tani in Kinyarwanda. Tugiye kuvuga ku ibi bizima bine turi kuvuga. Baravuga mwami uwera 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 uwera. Niwo kuri ikuzo mwabanye ko bavuze ngo hori 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 hori. Handi twavuze ngo se. Niwo kuriye icyubahiro Imana guhimbazwa. Abana b'Amerika bo mwijuru baravuga ngo hori hori hori. Imana ikora ibyiza byinshi muri iyi si yacu ndetse no mu yandi masi. Iyo gusoma mu gatabo cyitwa intambara ikomeye, ufite amatsiko yo kumenya ngo hari andi masi. Nuko nza gusoma ahantu bavuga ngo iyo ngo hari abandi bantu bari mu yandi masi. Ngo ari n'abati yatembe yagera no bamwereka mu mwereko mu yandi masi. Abana abantu badafite ibibazo baba mu munezero batize bakora icyaha na rimwe. Abo bantu bose baraba basingiza nabo bose barasingiza Imana ati Imana urera. Barangiza bakigumiraho. Hari n'indirimbo mu Rwanda ivuga mu Kinyarwanda ivuga ngo Imana urera. Iyo ni indirimbo igaragaza icyubahiro cy'Imana. Ibizima abakuru 24 n'abandi benshi gwenda batashoboye gusobanura bose baravuga ngo uwera 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 uwera. Reka twongeye kuvuga ku mashimwe kuri Zaburi yama 18 kabaya twivugiraho gusa. 18 ni Zaburi itangaje. Iyo tuyumvise dusanga ari Zaburi ishimishije cyane. Nawe reba abantu bavuze ngo iyi Zaburi nanjye abanshimishije nahangaha. Nagiye kubona mbona numvira kuvuga ngo amashimwe kuvuga Imana y'igihome cyacu kidukingira. Tumenyeye kwisomera mu Zaburi mu 9:1. Bakubwira bati Uteganya igihome cy'inkingira, witurebe Zaburi mu 9:1. Ariko harimo amazaburi menshi avuga ngo uteganya igihome cy'inkingira. Twireje cy'umuntu avuga ngo nkere ku murongo wa 2. Ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye, ikinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye. Niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihema ry'agakiza kanjye, igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, ubwo nzakizwa. Abanzi banjye ingoyi z'urupfu zirangose. Imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati. Ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, atakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo bingira mu matwi, maze isi iratigita ihinda umushyitsi. Imfatiro z'imisozi nazo zizanyeganyega. Haleluya. Bareke ku murongo wa 8 zitigiswa n'uburakari bwayo. Hano reka tuvuge ko Imana ibonye bibaye ngombwa ko ngiye kugira ikibazo, Imana ishobora kuza igatabara, hakaza ibintu bitangaje, ariko Imana igatabara umuntu wayo. Reka mwabantu mbabwiye ngo muharanire kumva mushaka kuvuga ijambo ry'Imana. Kuko nimba urimo gushaka kuvuga ijambo ry'Imana utakwisha nk'aba bantu bo muri iyi minsi, ngo imperuka irageze, bagahanura ibihugu nabi, usanga bari kwita ku bintu byo guhanura bikanapfa. Ko twe tuvuga ubuhanuzi bwa bundi buhoraho, ubuhanuzi bufatika. Ntabwo dupfa kugenda kuvuga ngo neretswe ngo, ahubwo ibyinshi ko byerekanwe se muri Bibiliya
dufite n'ibitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi. N'umuhanuzi twemera n'umuhanuzi witwa Ellen White. Cyokora twemera na John Mbonyani. Buriya umuhanuzi wese wahanuye ibyiza ariko nta twamwanga. Barasuzumwe bari abahanuzi usanga ni abantu b'ukuri. Hari abantu baba protestant n'abapaneko usanga bafite twemera John Mbonyani. Ati ntabwo twemera ibya Ellen White. Usanga barabyemera ibitabo ariko ntibemera wabyanditse. Ko ngiye rwose nanjye nemera John Mbonyani. Kuko John Mbonyani nubwo atangira igitabo cya mbere cy'umugenzi usanga yagisobanura neza. Reka rero dukomeze tubabwire ngo tugumane namwe twumve tumenye ko tugomba gushimira ngo Imana ngo hori. Murakoze cyane. Twagira ngo tubibutse ko ikintu cyitwa ubugingo buhoraho TV, Eternal Life TV, La Vie Eternelle TV.